yabonye bimeze bite ngo ngiye byabaye ku shumi yanjye kumva baririmba urwo yabonye bimeze bite katwirebere filime nagutinda nuko dutangiye filime yacu we narakubwiye ati byo gusobanura babindekere kuko ndasobanukiwe ndanasobanutse sibyo abanza ubundi ntibangereranya hari akana nabonye kamfata karangereranya sha umuntu w'umubyeyi nkanjye wo kungereranya ute njye mba ndaho gusa naho nubwo ngiye bambara ubundi mu bantu baba bakora kano kazi ngiye mba ndaho gusa ndahandi hantu none ujya ufata abandi bakora kano kazi ubagereranye ngiye ntabwo ubundi mba marito gusa muri kunyumva kandi ibintu nsobanura bikunze gucanga benshi bisaba umuntu abasobanukiye kugira ngo anyumve Michael J. White Luke Goss Chimomo ko mwazanye dutangiye hano dore ngo uwo mwana mukurikire yinjiye mu modoka mwana uyavamo katurore nuko dutangiye filime yacu haro bari birukankanye Cody hey Cody mufate mwana Cody bikore uyari kuvuga ngo Cody bikore ufate Cody uri nyuma rw'abara Cody cyo birukanganye nimba ari mwene ngangu nimba ari imbobo cyo uva uri sasu kurikira abashinzwe umutekano nibo gukurikira bakajya ngo freeze nuva uri uyavayo mugenzi wari imbere bakurikiye ibandi bimeze biti bandi naryo rirabasubiza nuko dutangiranye isasu barakurikira uyari inyuma katori sasu ari sasu ryavuze umugore arasakuza uyavayo uyasigaye inyuma bamusize bamwanikiye kumbe hano hari umugore wapfuye nimba atari umukobwa ngo mba mbonye imisatsi simba menye nimba ari umwana nimba ari umugore kuvuga umupolisi wari uri imbere yarashwe umeze gute nshuti iyo warakurikiye yitwa Cody we buretse nanjye utandase wa muginga tuza kandebe yarashwe buretse nyana yimbwira ndashe mwana yishe n'umukobwa mva You gotta take care of Lacey. I got it. Don't worry about it, okay? Muginga tugomba kumubona turamubona. How'd you get the fuck into this? What happened? Tell me. Genze biti. Toro. Ni Toro. Toro. I took something from her. Hari ikintu nakuye kuri Toro mfite. Umusara polisi bandi bavayo. Ndagira ngo mvuga. What are you saying? Shaka kuvuga iki? We're friends. Jere turi inshuti. We did some stupid shit together. Jene twakoranye ibintu by'ubugoryi byinshi. Yeah. Tell John. Tell John. I left something for him. Tell John ngo aricyo namusigiye. Tell me. Come on, Cody. Ni iki kimbwira? John will know. John araza kukimenya. John always knows. John buri munsi abazanunahisha ikintu umubwire ko ari ikintu umusigiye aramenye hagikura. Ese uyu mugabo ninde? Ndagufite. Tell him I'm sorry. Ubwire John ngo musabye imbabazi. Uyu mupolisi yitwaga Cody upfuye. Aravuze atubwire witwa John ko ari cyo namusigiye. Ndetse ngo John ngiteke yo namusigiye ikintu bazari bugisange naga ari ngombwa abwire uyu mugabo wundi bari kumwe. Bimeze bite? Yasigarira mugenzi we bari kumwe mu kazi arapfuye. Ararashwe. Fuck. Mugenzi warapfuye. Fire ku rugamba. Fuck. Ifanke. Ndiye numvisha avuga ngo ifanke. Simuzi iyo njyana y'amafanke. Yeah. Hano rurashwa abapolisi bahageze nyuma. Nuko dutagiye filime yacu. Back is the hard way. Ni uburyo bukomeye cyangwa se inzira igoye. Nanone wumva nsobanura ibigoye kuri njye biba byoroshye cyane ntabwo binsaba kwivuna. Tugarutse yitwa Queens ni muri New York ni muri Amerika. Ejo bundi cyagiye filime umbaza ngo ese ngo ko filime zidasohoka niho narindi. Bahita Queens ni muri New York. Tugaruka bari bita House of Pine Jazz. Bongeye barahafungura ni grand reopening. Bongeye barahafungura n'akabari. N'akabari. Turi mu ibara. Kabari turimo wa mugabo dutangiye barasifotoye imanitsemo. Kumbe hano ruri kwikina bamwita Michael J. White. Nirwanyisha uyu mugabo. Turamuzi no. Ari gukina. Barman. Wo mukina ari he? Name's Evo from the Ukraine. Wo turi gukina na hano umukino yitwa Evo ari muri
ari muri Ukraine. Sasa hano hari ukuntu ino mikino ya chess umuntu ashobora kuba yayifata akagenda we agakina n'undi akamenya uko byagenze akamuzana n'undi agakomereza uko byari bimeze. Sasa uyu mugabo ari kwikinana ariko bahanganye nubwo atari hano yitwa Ivo ari muri Ukraine ku buryo uyu mugabo ashobora kumushyiriraho agakomerezo cyangwa se nakaba yanabibona ko bari gukina. 6 moves. Maze kumutsinda move 6. Make that 4. Oya reka tuzigire nye nako tuzigire nye. Menye ariko beshya arakina. Usanga umugabo ari gukina yashishikaye kumba ari gukina na mugenzi we udahari. Mugenzi we yaza agakomerezaho. Closed mouth don't get fed, right? Wa mugenga umuntu ufunzwe cyangwa se umuntu ufunze ntabwo ujya ugaburirwa. Ngiye filime yanjye iri gutangira iminota byibura nk'icumi ya mbere 20 mfata udupoze twinshi kugira ngo musobanukirwe. Sasa uyu mugabo yakomeje kureba urwana rw'uruseriveri ruri muri aka kabari rwakomeje kumwitegereza rucecetse ariko rubwira ati warwana we umuntu ufunze cyangwa se umuntu ucecetse ntago bawugaburira mbega ni kumubwira ati vuga cyo ushaka kuvuga. Hey you. What's on your mind, Neff? Neff mwishwa wanjye n'iki kikuri mu mutwe mbwira. Back door like I asked you to. Urwana n'urwishywa rwe. It's just cyo nashakaga. grew up hearing all these stories about you. Nagiye nkumva inkuru nyinshi. Watch you playing chess with someone. And it doesn't seem to match up with the none nkubonye uri gukina chess none urabona ntameze nk'abantu bakagombye kuba bakina golf and chess playing negro you see before. cyangwa wenda sasa urwana rumubwiye ati wa mugabo nagiye nkumvaho kenshi uri umugabo kandi ufite icyo bapfana uyu ni umwishywa we ati nagiye nkumvaho kenshi ati ariko nkubonye uri gukina chess turabona bidakwiye ko nakina chess ntari na yamaniga kina golf. I mean, cyo nshaka kuvuga Afghanistan? Special ops? barambwiye ngo muri Afghanistan wari umusirikare uri special ops ajya kuri zo operation ziyambaye cyane Crazy Black Rambo for bajyaga bavuga ngo uri Crazy Black Rambo mbavuga mbega ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi Rambo b'Kigali n'umwe ubundi muramwumva ati bajyaga bambwira ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi ngurenze undi Rambo b'Kigali muri kumwumva stories, all the Street Fighter stories. bagiye bambwira inkuru zo kumanda ukuntu wajya gurwana kera sasa urwana uyu mugabo arubereye onkere ni tonto warwo ariko urwana menyarwa rumaze igihe rutabona uyu mugabo rumubonye ari gukina atuje yambaye neza ruri kuvuga ati wa mugabo ko bambwiye ngo uzuri umusirikare muri Afghanistan ukubita imihanda yose ukubita barara ngo bakwitaga na Rambo bite ko mbona bitagusa. Look, reba people tend to exaggerate things because they have a need to believe in myths. ati abantu ubundi bakunze kugira akamere yabo cyangwa se abantu bakunze kwiremamo umuco wo gukabya ibintu bitewe nuko bashaka kwizera ibintu bitabaho bya bintu usanga umuntu yizera ibintu bitabaho ngo hariyo ngo inkoko ziguruka ngo inkoko y'inkuba nyine abantu bakizera ibintu bitabaho ati abantu bakunze gukabya buriya barankabiriza ngo ndi Rambo. I am no Superman. I'm Jena ngo ndi Superman much of a fighter. ntabwo ndi nirwanya ibintu byo kurwana simbikunda. Now he's the real badass. ahubwo uyu nguyu tonto wawe kandi niwe windwanya wibuka umugabo dutangiranye barasa umugabo dutangiranye barasa witwa Cody niwe aravuga ati ahubwo uyu Cody niwe windwanyiye hatari niwe urenze For good next week. And since icyumweru gitanagaruka atazasubira nibwo uzabona karenze to hear all of Uncle Cody's tall tales firsthand. Uncle Cody niwe uzakubwira ibyo byose razabigusobanurira. Cody uyu mugabo ari kuvuga nagazi ko Cody bamwishe Cody nazana niwe uzabigusobanurira. Now you need to dump the trash like I asked you to so I can get you back home because I do not want to hear my sister's mouth. ati rero genda umene iyo myanda uhita ukinga umuryango utahe sinshaka kumva mushiki wanjye ansakuriza ngo umwana we namutindije mu kabari ari gukora. Uyu mugabo niwe nyiri kabari ururwana n'urwana rwa mushiki we nirwo rwari kumuhata ibibazo sasa ari kurubwira urangiza akazi vuba rutahe mushiki we ataza kumusakuriza. You're out too late. Umwana ajya kumena ibintu kirahora abandi binjiye bagonga wa mwana uyabona bamugongeye umwishywa ni ikibazo umwana wa mushiki wawe abarara barinjira bamwigongesha birababaza uzi kukubita. Our beloved Carmine's is now a fucking mooley hipster joint. Akabari kacu ka Comrade abarara bamaze kugahindura mwana dore ukuntu bakagize sasa uyu mugabo wibuke twabonye kano kabari badutangira filime ni opening bongeye baragafungura nyine bigize ko uyu mwirabura yakaguze nake yongeye aragafungura kari karafunze sasa aka kabari kaoze abano barara bakazi bano binjiye umva amagambo. Hell no, not on my fucking watch. Who owns this joint? Ninde nyiri kano kabari oya yaramwiyereka ntabwo ari ngombwa uvuga umuhanga wo kuvuga ntabwo abumbura umunwa. I'm a businessman. Tumenye business. Down for 20K about what you paid. ati aka kabara amafaranga yose wakaguze ndongeraho 20K cyangwa se 20,000 nkungure gukubita inyungu kano kabaru kave mu mva amagambo. Club set up in Bushwick or somewhere the fuck else. ati ndakungura 20,000 by'idolari ku mafaranga waguze kano kabari usohoke muri aka kabari wajya gushinga akabari mu bihuru wajya gushinga ahandi ari hose nakeneye no kumenya abagabo binjiye bafite agasuzuguro ibaze gusanga umuntu waguze akabari ari kubwira ati ndakungura 20,000 uhita usohoka muri kano kabari ugende wajya gushinga akabari mu bihuru wajya uyu mugabo urumva abayiyizeye umuntu winjiye ukubwira gutyo. Well, capiche?
kapish ubundi ni slang ikoreshwa muri Amerika no kuvuga ngo uri kunyumva mwana kapish cyangwa se ni nka understood uranyumva nyine ubwo murabizi ngerega ntabwo nzi icyongereza gusa nzi na slang zaho z'imihanda zayo nese ko nize neza shaho nanabaye no kapish ntabwo nkumvishije ubwo harabo uzasanga bagusobanuriye filime ntibamenye ibyo bintu icyo bisobanuye uyu nawe arabwira ati rero ibyo muri kuvuga no kapish ntabwo nabumvishije pe cyo ni icyongereza cy'imihanda yaho ntabwo ari buri muntu ubukiza. You gentlemen have a good night. We're closed. Ahubwo mugira ijoro ryiza twafunze akabari. You know who this is? Ariko izuba ari we buretse uyu mundekere uwo bari kumenyera twumvisha umwishywa bamubwira ko bambwiye ngo urirambo umwirabura ngo ukubita uwo bari kumenyera aratuje yiguriye akabari ke ari kwirukana abagabo ati mwansohokeye mu kabari ko twafunze na oya bivamo. What's your name, wise guy? Witwa nde munyabwenge? Pain. Baramuseka. How fucking appropriate. Umva kumenyera. Mbega bano bagingi bamba musetse uyu ngiye kitavuga neza ngo mbega ukuntu izina riri ry'umuntu cyangwa se ngo mbega ukuntu bihura mbega ni kwakunda umuntu ashobora kuzavuga ati ngiye nitwa Karori kahita useka byatatisha izina ni ry'umuntu ko kuri Karori nyine mbega umuciye amazi izina rye ati mbega ukuntu bijyanye mbega izina ni ry'umuntu biramusetse. Listen, Pain. Umva Pain. I don't think you fully understand. Sinzi ni muri kunyumva. It's what you call sentimental value to my community. Atwenda njye ngiye kubwira nibyerekeranye n'aya marangamutima ya community mba ntuyemo cyangwa se abantu banje mba ntuyemo nibyo ndi kukubwira ibyo marangamutima yanjye. Great man have drank, bled and died here. Ikintu kiri gutuma kano kabari nshaka kugagura ngakene abarara rero buriya uyu mugabo nje ni G yatari ati mpamvu kano kabari ngakene nshaka kugagura ni bya bintu by'amarangamutima biba bikurimo nyine by'amasantima kuko kano kabari amaniga yanjye n'abantu banjye bagasindiyemo bakameneramo amaraso bakarwaniramo basinze abo kabari urumva gafite mu rwibutso rwinshi nyine wabakeneye kugura kabari azajya ati shanda kibuka kano kabari yaniga yacu bayikubitiramo icupa ya G yanjye urumva impamvu ashaka kugura kano kabari nkuko mbikubwiye wumve ko nta jambo na rimwe mba nongiyeho nyine tu mba ndi kugufasha gusobanukirwa ntabwo ndi babana. You take the deal. Niyo mpamvu ugomba kumvikana nanjye. Table. Beat your ass with it. Uyarareba buretse checkmate ndatsinze none you know urabizi arafunga umukino arasuzugura va magambo ndikumva none ibyerekeranye n'ahubwo nibyo by'amarangamutima impamvu ugiye kugura aka kabari kubera ibintu by'amarangamutima aho ngaho ntangiye kukumva. You see, urabona the pain of a son whose father was nearly murdered in a bar he wasn't even allowed inside of. Ati ibaze umuntu witwa Pain yari afite papa we habuze gato ngapfire mu kabari nkaka akabari uwo Pain atari yemerewe kwinjiramo nuko ngo uyu musore nawe impamvu yaguze kano kabari papa we ngo hari igihe higeze kubura gato ngo bamwicire muri aka kabari kandi umwana we atemerewe kwinjira muri aka kabari bitewe ubwo n'imyaka. And for that man's son to grow up and one day own that very bar. None ibaze nanjye umwana wo mugabo habuze gato ngo bicire muri aka kabari narakuze akabari ubukabaye akanjye urumva ko kabari wakagurisha utivuze ngo uyu musore nawe yaguze kano kabari bitewe n'amarangamutima avuga ati akabari bari bagiye kwicaramo papa sha ntibagirwe ntagotwe yakaguze kubera iyo mpamvu bivuze ngo ntagashaka kukagurisha niyo yonyine iyo mpamvu itumye yumva uyu musore uko no uyu musore kumwe ati akabara amaniga yanjye yasindiyemo amaji yanjye yakubitiwemo bimeze bite. You see, urabona first cyambere you should have taken no for an answer. Wagombaga kuba uri wa muntu uhakanirwa akahita abyemera uri kumva icyambere uyu mugabo nawe afite ubwibone abinjire nk'uko binjiranye ubwibone uri kubasubiza nawe afite ubwibone ati cyambere nababwira cyangwa se nabagiraho inama ntibabwira ngo hoya mwagombaga kubyemera nk'igisubizo mugacaho. Second, you already fucked up by shoving my nephew when you first came in here. I was gonna let that slide because he needs to toughen up a little bit. Umugabo icyakabiri murana bababariye kindi nanone uriya mwishywa wanjye mbega n'umwana wa mushiki wanjye mwinjira mwamusunitse ako ngako ndakababarira atuma gasalayiringa nyine arakareka gacaho bitewe nuko nawe akeneye kuba yakomera nyine akaba umuntu w'igi wumvisha amagambo ati mwishywa wanjye mwamusunitse ndabihorera kubera ko nyine nawe akeneye kuba umuntu muzima nyine akabiniga nyine ntibajye bamusunika ngo apfushe akabigi ntapfushe. And third, I heard that Mooley comment. Not cool. Uburyo mwaje munagari sawa. Your little jailhouse shuffle and them fucked up clothes you're wearing.
You've been locked up for a while. nanone nkurikije ukuntu wambaye n'uburyo umezemo bisa nkaho umaze iminsi wari uri muri gereza sibyo wari uri muri gereza Well, let me hip you to a few changes kumbe kuko nibyo since you've been gone. n'ubundi kuko mugiye kugenda rero reka ngira kandi kantu mbabwira umugabo It's now come on by themselves when you put your hands underneath them. urabona tuno tuntu two ku matama tuno ukozamo akaboko tuyagira iyo ukozemo akaboko dushobora kuza ubishaka tuno two kwitama tw'utwobo tw'udufosete. We've had a black and an orange president. umva twigeze kugira hano muri Amerika perezida w'umwirabura mu perezida wa orange nimba ubwo umuntu usa orange nimba basa gute perezida Ain't Carmine's no more. uyaraseka. You clearly have no fucking idea of who you talking. sasa umva umukozi umuyobozi ari hano bosi wa kiriya kigoryi bakita cya kabosi cyo mu gatsata cy'iturneri ati kabosi yahise abwira umugabo ati menya umuntu uri kubwira utazi uwo ari we. sasa uyu mwirabura amenya umuntu uko ari kubwira atazi uwo ari uyu mugabo uryo yinjiye yizeye. And clearly, kubwisha you ukuri do not understand the degree of a fuck that I don't give. ahubwo wowe ikigaragara ntabwo uzi dogere cyangwa se uburemere bw'uburyo ibyo uri uwo muntu ndi kubwira uburyo ntitaye kumenya uwo ari we. sasa kabosi aramubwira ati uwo muntu uri kubwira ntabwo uzi uwo ari we. umwirabura nawe ati ahubwo nawe ntabwo uri kumva igipimo cy'uburyo umuntu ndi kubwira ntitaye kuba namenya uwo ari we. gaturare nuko bimeze. So, kindi I'll tell you what I'm gonna do. reka mbwira icyo ngiye gukora. Break your jaw for ngiye kukuvuna ngiye kumena hano intama nyine jo agiye kumena urwasaya. aha jo ngiye kumena urwagashya. uyu mwirabura yiyemera mu ncere wa mugabo wundi imbere ngiye kubanza nkumene urwagashya. pee and then toss your ass out the window because I've been thinking about changing that window out here. none nindangiza ngukubita umugeri ngucisha muri kiriya kirahure cy'idirishya usohoke hanze kuko n'ubundi kiriya kirahure nari ndi gupanga kugihindura nabonaga kimeze nabi. kabosi arahaguruka. I'm gonna sleep Paulie String Bean over here last so he can tell you what happened to you. none we kabosi kuko uri umupagasi wa bosi wawe wenda bugukubita ikofe ya nyuma igusinziriza umaze kubona ibyo nakoreye bosi wawe kugira ngo uzabimwibutse bukeye bwawe kuko ntabwo ari buze kuba bizi. That's after the cops throw you back in prison. abapolisi ubwo bari buze kuza bahite bakujyana bagusubize muri gereza Parole violation on account of that. bitewe na parole violation. mbega uyu mugabo ni kwa kundi polisi iba yakurekuye muri gereza bakubwira ati ariko nanone ni iby'agateganyo ugende witware neza ugize irindi kosa ukora noneho twagufunga bikabije. ati bitewe n'uko warenze ku mategeko On your right hip. dore n'imbunda ufite wagendanye But hey, we you're smart for coming strapped. ariko nanone wari umunyabwenge kuba waje witwaje imbunda. uyu mugabo afite amagambo shawo ati wa mugabo we wari ufite ubwenge kuba waje witwaje imbunda ni akantu k'ubwenge wari wakoze. umusore Made one mistake. ariko wakoze ikosa rimwe. Yeah? ye What's that? iriya kosa nakoze uwo ni Fabrice Mahoko You let me get too close. watumye ngusatira. uramwumva mwirabura hano ati wari ufite ubwenge kuba wazanye imbunda ariko wakoze ikosa ryo gutuma ngusatira. buriya umuntu ufite imbunda iyo umwegereye imbunda wayimukubitana kuko ntiyabasha kuyikora iyo ngakuraza ariko ukiri kure yakurangiza. umwirabura ati wakoze neza kuzana imbunda ariko kuba watumye ngusatira wakoze ikosa umeze nk'umwiyahuzi. kugera kuri iyi mbuga umusore aramukoma kunyuma aramukoma. barumana kure imbunda iki buretse kika kabiranye abagabo nuko dutangiye kure y'imbunda. Catch, motherfucker. fata madantuza fi nta mikino uretse fata bosi arasinga afunira hasi kure y'icupa. kabosi uyabona imbunda nta uriya mugabo arifashije ahubwo reka nice ingwagasi icyaka ndebe filime yafashwemo na roke. uretse kabosi wo mu gatsata barakubita unishyuza nabi wa muginga nyana yembwa amvunnye itama rwasaya harya ni urwasaya. wa mugeri yamubwiye amucisha muri cya kirahure yavuze ngo arashaka no kugihindura. uyu mugabo ibyo avuze arabikora. umwishyiko warareba umwana mushike mbega ingwagasi we mugabo arakubita vayo. Michael J. White nyuma zirinya kuri yagarutse yitwa Pain agaruka kuri kino yakibwenga aragikubita nyuma kugira kizabwire bosi ibyabaye uburyo bamunyuje mu idirishya.
turamubona ariko She says you weren't much of a fighter. none se ko wambwiye ngo ntabwo uri indwanyi wumve rwarwana rwarwana yari yarubwiye ati ngewe ibintu byo kurwana ntabwo ari ibintu byanjye ngewe ntabwo ndi indwanyi rwose ibintu byo kurwana ntuzanabimbaze ntabwo mbizi ndagira ngo umva amagambo hakorera rwarwana n'urwishywa rwe I'm not. ntabwo ndi byo It's the violent exchange of physical blows. ndagira ngo mve amagambo ati ubundi kurwana ni kwa kundi nyine abantu babiri baba bahanganye bagafatanamo umwe atera undi n'undi amuteye mbega amagambo yasuje ati fighting is the violent exchange of physical blows ati kurwana kwa kundi abantu babiri nyine baba bahanganye umwe atera n'undi atera nibyo bita ngo ni ukurwana. It's technically not a fight if I'm the only one giving the blows. ubu ngubu rero ntabwo twabyita ngo ndarwanye kuko ni njye nyine wari uri kohereza bo ntabwo boherezaga mu yandi magambo uyu mugabo icyo ashaka kubwira umwana ati ngewe ntabwo ndwanye nta nubwo njya ndwana kuko ngenda kubita ntabwo njya ndwana mbega gukubita no kurwana biratandukanye mbega nk'uko umubyeyi yahana umwana bitandukanye n'uko umubyeyi yahangana n'undi mubyeyi barwana umugabo ati wa mwana rwose ntabwo ngiye njya ndwana kurwana ni igihe abantu babiri umwe abatera undi n'undi amutera ngiye hano rero ubwo ari njye wari uri gukubita gusa ntabwo twabyita kurwana narindi guhana. Get a broom. fata umweyo The cops will be here soon. zana umweyo abapolisi bagiye kugera hano vuba uyu mugabo ariyemera shaho I won't tell my mom what happened. nunyigishije kurwana sinazabwira mama wanjye ibyabereye hano. Uncle Cody's gonna get you right. Uncle Cody agiye kuza hano gufata pain uyu yazanye umweyo akubure koko uyu ari telefone yakiri itari nziza When? ryari I'll be there as soon as I can. ndaje magere vuba byihutirwa hari telefone yakiriye telefone itamushimishije yamuciye intege. Uncle Cody's not gonna be here. Uncle Cody ntabwo ari buze kugira hano Cody bamurashe twe twirebera dore Cody ifoto yimanitse muri aka kabari ni umuvandimwe we bamurashe dutangira filime uyu inkuru mbimenye yaramugezeho ngo Uncle Cody ntabwo ibyo bigenze neza bidatinze hari indege yafashwe ihaguruka ahantu hamwe yerekeza ahandi nuko dutangiye filime yacu noneho ntabwo tugaruke Bucharest ni muri Romania ni mu Burayi bw'Uburasirazuba. Romania iri mu Burayi bw'Uburasirazuba ejo bundi burya oya ejo bundi niho narindi wa mugabo isaza muri Romania katorori mugabo yisaza Romania katorori n'indwanyi abatuje mugabo ariyemera shawo we ntago ngajya rwana bwo kurwana ni igihe abantu baba bari kugurana ibipfunsi cyangwa imigeri we arakubita gusa kandi ubwira gukubita gusa ntabwo byitwa kurwana kumba ari kugenda ari umugabo uri kumureba uyu mugabo uri kumureba twamubonye atangirana n'uwo bise Uncle Cody Cody ubwo yaraswaga bari kumwe uyu mugabo yaje hakunino nuko dutangiye filime yacu uyu ari kumureba aje Romania yeah. Mr. Briggs is waiting for you upstairs. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru yinjiye bamwakira baramuzi no Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru Briggs ninde Make sure everything's locked up downstairs. nizere ko ibintu byose byo hasi bifungiranye. Arnold? Never expected Arnold. you in Europe again, John. Yeah. John amakuru John n'uyu nguyu Come on, I'll show you in. karibu shangwe namwerekemo indani umwakini Briggs mwibuke muri Expendables jinamo indani. We've updated a few things since you were here last. ntabwo ari ibintu byinshi twahinduye hano ubwo waheruka bahinduye bike mbega ntabwo aheruka kera Dan, komezamo imbere Things are Barry Cody. you need anything, we're here. uzava hano ryari nzava hano umaze gushyingura Cody Arrangements for Thursday. Bless ati ndashaka ko dushyingura Cody ku wa kane Now, would you after all these years? umaze gukingana Hard. not bringing him home? He would have wanted to be laid to rest here with the none se ntabwo ujya gushyingura umuvandimwe wawe nanone iwanyu mu rugo muri Amerika oya ashyingurwa inaha. Things changed, John. ibintu byarahindutse John Yeah. ni John Payne You run the whole unit, huh? ubu unit yose niwe uyoboye Unit. ntabwo ari unit gusa Run all the old units, John. ahubwo na unit zose za kera ninjye uziyoboye. Climate's changed since you retired. ibintu byarahindutse kuva wava mu kazi No,
Hell, even the Brits trying to disavow us. Shit. ati w'abanyamerika abanyayisirayeli ndetse n'abongereza bagerageje kuba batwikuraho ariko byaje kurangira twongeye dushinga unity yacu turayobora neza. I don't want to relive the past either. Let's just take care of it. sinshaka kugarura hahise. You good? meze neza 100. 100%. Good. So, none can you tell me what happened? wambwira ibyabaye ku muvandimwe wanjye? To start. ndahera he? yatangiye kumuganirira ukuntu umuvandimwe we Cody yapfuye. yandi twatangire filime ubwo Uncle Cody yarakurikiye igisambo nuko byagenze. uyu batangiye kumuganira ukuntu igihe umuvandimwe yapfuye, nimba ari igisambo nimba ari umugezi wa nabi ntabwo tuzi icyo ari cyo, ariko umuntu bari kwirukana kanini turavuga ngo buriya si yibye. Uncle Cody yaje ari kureba wa mugore bari bamaze kurasa, bahita bamuca muri humye baramurasa nuko yarashwe. His partner almost cracked and he's seen some shit. Cody? umwunganizi wa Cody bari kumwe yabashe kubibona byose. Yeah, buddy. Hang in there. no. Yeah, Mason Bellows. ya yitwa Mason Based Barros. in Africa. A good soldier. ni umusirikare mwiza Mason. Cannon, but damn good sniper. yani na sniper mwiza. umwunganizi twamubonye ari na hano yitwa Mason. Stop it, John. birekero John. Come on, man. bwira mwana. Mason and Cody, part of a task force created to infiltrate a new drug syndicate that's getting roots here in Eastern Europe. ndagira ngo mve amagambo ati Mason ndetse n'umuvandimwe wawe Cody bari bamaze gukurikirana, bari bari ku kirego cyo gukurikirana abagizi bane bacuruzaga ibiyobyabwenge bihambaye cyane. bari barashinze urugaga rw'abacuruza ibiyobyabwenge hano mu burasirazuba bw'uburayi. It was hell. But I don't think they were even set up yet. That's why I signed ADS guys to it. So I can supervise them. niyo mpamvu twari twashyizeho Cody And n'uwo Mason kugira ngo tubashe kuba twabikurikirana. you run a bar. woyoboye akabari bigume gutyo, we ntabwo uri bwivange muri kano kazi kacu. hari abandi basore nashyize kuri kino kirego bagomba kubikurikirana. dore Cody aho bamushyize muri moruge, yaje kureba umuvandimwe we. umuvandimwe we yapfuye. Uncle Cody niko bamwitaga. gabo yarababaye ngo yishwe n'abanyabiyobyabwenge ngo bakorere inaha bashinze urugaga rucuruza ibiyobyabwenge mu burasirazuba bw'uburayi. katorore kwereka bwarisha aracyari muri Romania Bucharest. azakuri no muri iryo joro nawe yarahabaye baramuzi no. yo masaha y'ijoro ni John Payne. nuko dutangiye filime yacu. narakubwiye mbazanira filime z'isi. muvunira ibiti mu matwi, komeza mbibereka. muvunira ibiti mu matwi. oya nako mwaje kugera urata murabyemera ko filime zanjye ziba zihumura, bomva na oderi yayo. yaje hakunino naho umuvandimwe we yabaga muri Romania, niho yaje akareba ifoto bakiri kumwe ari babiri kera. umwe yari umuhanzi afite tara yo kuzaririmba, ariko kubera giti nyinshi yatswe aza kubirika do. arabyibuka bakiri bato bari bafite tara yo kuzaba abasani, birirwa baririmba imihanda babatse giti nyinshi, babona batabivamo barabireka. byose ari kubyibuka we n'umuvandimwe bakiri bato. umugabo yakinnye filime akina n'indirimbo kikwereka karenze. yakinnye no mu ndirimbo ya Buster Rhymes na Maria Carey ya zamani shawo, nta bana bayizi biyi minsi. katorori bwaraciye bukera yavuze ati umuvandimwe wanjye ngomba gushyingurwa inaha. ndetse kuwa kane baje kumushyingura inaha. nta mbaraga afite zo kubungana imirambo ayijyana ngo bajye gushyingura muri Amerika, gashyingure n'ubundi se shaho ko yapfuye nagera muri Amerika atari buzuke, cyatari bwo Imana izababarira ibyaha bye ngo ajye mu ijuru. bashyingura aho babonye asike. barakwereka maje gushyingura harimo witwa Mason. Mason bamutubwiyeho yari umwunganizi uriya wapfuye, ndetse niwe batubwiye ngo ni umuhanga cyane, yahoze ari umusirikare, ni na sniper mwiza cyane. nabo baje gushyingurira. umwunganizi yaje kumushyingura Mason. nta kundi musaza, nta kundi. undi mugore waje
uje gushyingura buriya aho uyu muntu yapfuye ishumi ze zose ziraza za ninja hari n'igihe nazo ziba ziyicaye ziri kurira za ninja ininja ziri mu moko Kigali hasigaye hari ininja hari n'ininja ziburira mu myotsi hari izitera feye z'inyenyeri nyine ninja zirahari na Jean Marie Mikorojeni ni ninja hasa hano hari ninja yaje ku kiriyo babona nyine buriya ininja irongera iburira mu myotsi sasa yarebye ninja iciyeho siriya ninja dore n'indi ninja menye wapfuye kanopi waka ininja uyakurikira ininja abonye irenga na Briggs arahari ni wa muyobozi wari uyoboye umuvandimwe w'uyu nguyu wapfuye ariwe Uncle Kadi uyera umuyobozi wabo yapfuye twese tuzapfa wana nabirenze ahubwo ikibazo ni upfanye iki imirimo myiza cyangwa imirimo mibi twe dupfana imirimo myiza My condolences. Condolences mwana Bibesco, Bucharest PD. I worked. Banyita Vig. Cody was a great guy. Cody yari umusore mwiza twakoranaga. Ni Cody? Task force. Twakoranaga muri task force. Darling, would you please wait for me? Sheri waba ugiye kunegereza modoka amaji tugasigara tuganira. Yirukana Sheri wenyine nk'abantu b'abapapa basigare baganira. Look. Reba. I know your background. Everyone here knows your background. Either they. Abantu bose hano barakuzi bazi ahise hawe. Both. There is more to Cody's death than what it looks like. And it has to do with the murder of his confidential informant. Ati harandi makuru menshi nyuma y'urupfu rw'umuvandimwe wawe bitewe nanone n'uwajyaga amuha amakuru. I'd like to sit and talk with you and Mason as soon as possible. Okay. Wareka tugapanga inama ngiye nawe ejo na Mason tugahura ayo makuru y'icyatumye umuvandimwe wanjye apfa. Mason yari umwunganizi umuvandimwe we. Uyavayo. Nabanza yitegereza modoka yose avuye hano. Kurikirane. Batangiye kumbwira ko umuvandimwe we hari amakuru n'uwamuhaga amakuru ngo wamuhaga amakuru urupfu rwe biri mu byateye urupfu rwa none rw'uyu Mason aparika. I'm sorry for your loss, man. Nanone reka nkubwire ngo wihangane kubw'igihombo wagize. You going back to New York? Ugiye gusubira New York? Nah, man, I think I'm gonna hang around for a little. Ndakeka ngiye kumara gahindi hano. Kurikira. Was there when they took him? Nari marugo bamutwaraga cyase bamwicaga. They. Bande abo ngabo. A lot of devils in this town. Muri uyu mujyi harimo basekibi. You know where they are. Abo ngabo uvuga ngo bamwishe cyangwa bamutwaye urabazi? Yeah. Yego ndabaza bamwishe. Umwunganizi warangije ahita yatsa n'imodoka caho. Abamwishe ndabazi niko amwemereye. Urumva umuntu akubwiye atabishe umuvandimwe arabazi ntabwo ahita uvana ugende. Do you feel it? Ese uri kubyiyumvamo? On the wind. Uri kubyumva mu muyaga? Hey! In the air. Mu mwuka uri kubyumva? The gates are opening. Amarembo ari gufungurwa. Devils rising. Sekibi ari kuzamuka. Nta magambo tubwiye. Tugaruke hakunino. Na hano muri sare. Wait for me by the door. Negereza ara ku muryango bebiga. Baby zo nazo. The heat's still on us. You better keep an eye out and call me for any problem, right? Okay. Mukomeze mucunga ikibazo cyari cyo cyose mumenyeshe. Undi mugabo tutazi. Gatorori. Avuye n'umukobwa ni babiri. Bavuye banyuze kuri backstage aho bari bari n'ahantu hari igisare kibera ni sare mbera byombi. Ubundi usibye inana ahandi hantu hajya hapfa kuba sare mbera byombi kubera gukubitwa tudafite amasare usanga abasare mbera byombi. Uko bagenda Mason yabarebaga. Mason umwungarizo yapfuye azo bari abagabo bavuye Katorore. Jina Mindan
muri ya sare mberabyombi usanga sare iberamo amakwe gitifu ayisezeranyirizamo muri weekend abasani bagakubitiramo bakaririmbiramo nyine ni sare mberabyombi. Yinjira muri ya sare mberabyombi narumiwe njiramo indani kumbe security nawe yinjiyemo abona ruri kuri stage ushinzwe umutekano aramubona katurore mbona uri kuri stage atambuka ni Mason mwungarizi wo barashe ako kani shana amatara sasu hano bakubona barasa nta mikino bafite. Hey sare mbera byombi n'imbera miki sasu hey arasa amatara Gabriano kuramo kandi umeze nk'icyuma uyafana umurinzi ashaka gufa mu baga akaguru yanakomeje kandi acisheni isigarana aririmba urwabonye katurore usura cano nta muhanga wo uri mu kazi wiruka cyane sasu hey sasu ku bagabo ni Mason mwunganizi we yapfuye ntago aryamye. bavuze ifanke ngenzi njyana y'ifanke nta rindi jambo rya F nzi na rimwe. Musura kuri telefone ahitamagara igitaraganya iryo joro hamagara Fig. I got 2 problems I need to get rid of. Man ifite ibibazo hano nkeneye ko muhanagura. I was sailing big. Shit. Nende ukurikirana mwana Fig. Put me there. I'm on my way. Ndi mu nzira nza. Gotta get to the freezer, get rid of these 2 problems. We gotta meet in the morning. Oya iwiza ahubwo tuzegura mu gitondo. And bring the tape. Kandi uze kuzana kaseti. Fig ngafite kaseta tuze kuzana kaseti yuko uyu Fig n'uyu Mason bagomba kuza gura mu gitondo. What are you doing? Na wa musore Pain urakora ibiki? An exciting round of word games with my sister and her husband. Mushiki wanjye n'umugabo we baje kudusura none bibereye kuri telefone. Don't forget you have to drop them off at Ntibagire ko mu gitondo buze kubajyana ku kibuga cy'indege. 8 a.m. Saa 10 nako saa 2. Don't worry. I'll do it. Sawa ngenda byikura ndabatwara basi nimutabatwara ku kibuga cy'indege. One of her marathon showers. Let me get her some. Umukobwa waba ari koga reka njye kumubwira ave muri douche nawuze. Numugabo n'umugore uyu mugabo neni maneko. Ndetse ngo mu gitondo afitanye inama ni wa wundi ugeze kubwira umusore wacu. Namubwira ati uvandimwe yapfuye nanone hari aho bihuye ni wajyaga muha amakuru. Abashinzwe umutekano arigiye bafite snitch cyangwa informant ko wamwita ko so umuntu baha amakuru. Ndimo nzira ndaje wana asubizamo akazi ki ya muri douche mvira umuziki nashaka kuvamo. Sure. Okay, what do you want to do? None ushaka gukora iki? Bite uyu bamusuye. Oh. You don't seem yourself lately. Umaze iminsi mbona asa nkaho atari we hari ikibazo ufite. You know, I urabizi never like talking about job in too much detail. Urabizi nyapfa kuvuga akazi kanjye nkora muri detail ngo nkwinjire muri detail. Try to enjoy the rest of the night. Basi reka ibyo tubireke ugerageze wishimishe rino joro no hiriregereje. Abashinzwe umutekano bakirohara abakomanze. Soka ukomanze naga mubona usonnye. Okay. Street lights are on for some reason. I go call the city. Arabizi menye amatara yo ku muhanda yazimye reka njye guhamagara. Menye impamvu amatara yazimye. Uyavayo. Barongeye barakomanga. Mugoroze gukingura. Cyo kingura isasu ku mutwe. Nta mikino. Bimeze biti. Cyo kingura isasu. Hey. Sas. Bago bije bambaye mask. Uyu nawe. Sas ku mugabo. Katurore. Sas mu rugo y'umugabo n'abashinzwe umutekano bazamuka hejuru isasu. Hey baramumena. Bamushyize uyu yari hano muri douche n'umwana wa babandi bari basuye hano. Yumva urusaku hasi bari kurira. Box! Mugabo nta mikino ufite ngo uri umugore cyangwa uri umubyeyi ki? Wapi? Mama! Uyu mukobwa afite umuteto mam.
ari kumva abantu barira basakuza ngo mama taba GST we ni ikibazo kudakurira mama n'induriyo ari kumva abantu barira amasasu avuga n'induriyo uyu muteto ntago wa GST umenye neza ko hejuru nta wundi muntu uriyo sha katururi ko gakora yisuyime ngo komana ubuse ni ibiki he rupipira nifite umuteto do mama papa umuteto yumvira umuteto iki ni ikibazo kumva abantu bari gusakuza bari kurira mama daddy rupita gusa hari uwinjiye ufite isura nk'iya kabosi wo mu Gatsata kabosi sura ye dore nuko kabosi rupita barayitwara bagiye ku bantu barabica iryo joro umuryango wa Viga iryo joro barawishe wose barabishe n'abashyitsi tugaruye kuri Mason yari abantu yarashe yahise abazana hano muri moruge kugira sibanganye ibimenyetso nyine What the fuck? You're filling it up in here. mani meze biteye moruge yacu maze kuyuzuza sasa iyo ofisi yabo ifite na moruge y'umuntu apfuye baraza bakamushyiramo Shit's a lot bigger than we both thought. ibibazo bitangiye gukomera kurusha uko twabikekaga yego I need you to tell no one, and I especially don't want Payne to know. ibintu byabaye ijoro ntugire umuntu ubibwira cyane cyane Payne ntugire icyo umubwira uyu nafande It's his brother. He's gone. yabuze umuvandimwe we yanyuze mu bihagije ntugire ikintu umubwira kibazo bikomeje kuba ni Payne wa wundi wavuye muri Amerika Shit. sike I want to see you in my office first thing in the morning mu gitondo uze muri ofisi yanjye for the night. iri joro ntugire ahantu na hamwe ujya mbega ugiye ducece kuryama uwo nafande mu gitondo ngo ubone muri ofisi ijoro ntugire umuntu n'umwe muhura ntugire icyo uvuga ucece kugenda uryame benshi bapfuye aranamwiyanya ati ntugire icyo ubwira Payne ko ibibazo biri kuba nibwo akibura umuvandimwe we yabibona nabi ibibazo bikomeje kuba koreyo telefone uyu mumubujije kuvugana na Payne yahise ahamagara hari abantu baba batumva yahise ahamagara Payne ahubwo bakimubuza fande ngo nuhamagare Payne yahise avugisha Payne uyu ni Payne dukeneye kuvugana ryari hehe when and where ryari hehe yahise amurangira aho bahura abantu mu masaha y'ijoro rero nta handi mwahurira Sushon bahise bapanga guhurira hehe mu ibara mu madive bahise bapanga guhurira mu kabari ko mu madive mu Gatsata kwa Damuji. Hey, what's up, Peaches? Bite Bebizo? Hey, Smiley. Bite Smiley? Hello? Hello? Take a whiskey neat. Ma whiskey neat. I know you're a tourist. Is that right? Menyura umukerarugendo yego. What gave it away? Uri muri Amerika ubimenye ute? Me? I'm Monica. Njye nitwa Monica. From Slovakia. Came Nuka Slovakia. State. I wanted to be a doctor. Nifuza kwiga nka muganga. Ariko byashikuranye nambaye mu mansuzi. Yabaye mu mansuzi yaraje aje kwiga ngabo. Avuye Slovakia. Mwese amaso yanyu asonje muyerekeze kuri stage murebe abamansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Abantu bose ariko bamaze ko bafite amansuzi bongera ngo kuva mu gihugu cya Uganda. Amansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Kuva mu gihugu cya Uganda. Na Titi Brown arakurikira. Yeah. Umukobwa umwe mu bamansuzi yabonye umusore bite Bebizo nazo kumva uyu musore menya yarasindiye nta cyane ku buryo aziranye n'abamansuzi bamuzi umumansuzi yaramubonye nkuyemenye warananyambuye arababara ahita ava stage. They may be in some sort of shitless guy. Careful. I heard she wanted to be a lawyer. Yeah, I heard that story too. Turiya mukobwa umwitondere nawe rero ntabwo yaje hano kumansura ahubwo yaje yifuza nawe kwiga akazaba umwavoka. Ibyo nabyo narabyumvishe. Kumbe hanze yako kabari hari Mason yahageze. I thought I told you to go to ground. Sinakubwiye ngo ujye kuryama. But I called Payne. I'm about to be. Nahise mpamagara Payne ngo duhure. I know I told you to keep your mouth shut. Nakubwiye ngo ufunge umunwa ujye kuryama yahamagaye Fande. Mason? Mason? Do this on my own. This is Mason, isn't it? Uyu ni Mason tuvugana? Isn't it? Ni wewe? Yes. Yego. Good. Byiza. Where are you meeting him? Mugiye guhurira he? Mugiye guhurira Fande se maze agiye guhurira n'uyu musore. Is that where you're at? What?
You let an ex know where you are? ntabwo ashaka ko nk'umuntu mwahoze mukundana utari kumbwira wari ugiye kujya. Ntabwo byari byiza kuri wowe nari ngiye kujya. You are a flower. Urakarabyo sibyo? Uru ururabo kwa musore wacu disi ni umuhehesi afite n'irari. Well, I guess you're right. I kind of like it here. Koko n'ubundi abantu ndi kujya muri New York ntabwo ari heza hano niho ngiye nkunda. Your fairy tale, I miss it. Nkumbuye ya migani yawe. That's your fault. See, we get too close. Nawe urabona turegeranye Sushon. Ni G. Umukobwa sinzi ibyo yamwongoreye. Oh yeah. Cyane rwose nose nkubeshye. Sinjye yamwamera umusore nawe ati cyane rwose. Nimba mbwenga ajye kumugurira akantu. Where is it? Ari he? Dore nguri imbere. Barabizi waje gushaka n'ababarumani. Pain Pain kumbe yarayibese n'umukobwa. Pain. Wait a minute, John. You didn't come here to see. Bivuze ngo ntabwo wari waje kureba njye. Of course I did. Naje nje kureba wowe. No way, no fucking way. Didn't come to see me. Ntabwo waje kureba njye waje mu kazi uje gura n'uyu musore. Babe. Nyine baby. Ndanakwiyamye aho twari tugiye ndisubiye nimba yaramujyanye. Mbega ngo uramfata kunda. Same more problems, huh? Man, ikibazo ni kimwe. Nticyakira. Wagira ngo ntumemukisha iyo utindamo. Haka none akazi kose ni akazi katwikorera akazi Rupita se ko ziza nyuma. Rupita ni akazi kazo. Baza kwicara bikorera akazi. Rupita ziza nyuma. Know what happened to your brother? So what do you know? Uzi iki kumuvandimwe wanjye? Well, let's start there. Reka dutangire ku by'umunsi. Abona wa mukobwa bari kuganira. Harabatangiye kumunyuza wa mukobwa kandi ngo yahoze bakundana nawe. Always is, isn't it? Ni gutya iteka bihora. Wa mukobwa bakuze bakundana umwe bari bajyanye yabonye abagabo bari kumugura bamucanaho bishyura ababonsa bamucanaho. Give me a minute. Urabizi bumpaye umunota umwe nze bari abantu mbanze mbaganirize menye impamvu batwara umukobwa ku ngufu bamusunika. Babaze nimba umukobwa arwaye tumutegere aho kugenda mukobwa dore bamuguze twapeshe Rupita twapeshe uyavayo ni indwanyi. We mumve we mukobwa ibyo kubabwira muri kubyumva mureke wenyine. We wakoraho funa umugera box rimwe yukura mugenzi waguye igihumure vayo wapi batse cabiranya kagabo arafuna fata ugutwara karaga hasi asigarana ugutwi mu ntoki agukuyeho wapfuye. Kumbe yari afite agatwi gato abantu bafite amatwi manini babumva neza ibintu byose nago amatwi ajya apfa kuvaho. Uyu yarabibona nawe ajya gutabara. Yabonye ugiye ajya gutabara. We rimwe none umusirikare rimwe gusa mureka b'intwara ariko byibura mwana yiyereka umukobwa kazi kurwana nk'udufaranga bari bakwishyuriye mukobwa aratubara kari twinshisha ko yari abahinze kanange ndukenyerera undi ni G. Uyu murara bari kumwe Mason we ni G utereka ndukenyerereho tu uraye cyuma rimwe mugabo yaravuze ngo ntajya arwana kuko byitwa kurwana iyo nawe wakubiswe wahanganye n'umuntu ariko warakubita gusa ntajya arwana. We no means no, motherfucker. Now get your shit. Oya ivuga oya mwabaginga hari ibitutsa tukana ntabasha gusubiramo. Oya ivuga oya mada ntuza cyo shani mani manguzi. You okay? Bize neza yego. Bari babiri. Now go home, clean up. Jya mu rugo wisukure ejo nzaza nkurebe. Yego. Sorry yubaha abantu bose. Umu ex we numumansuzi kumansura nakazi naga ari uburaya. It's all good. Somebody just wanted to lend me an ear. Bimeze neza ari umuntu ashaka kuntiza ugutwi kwe. Mva kwiyemera urugabo uriyemera sha. Ibintu byose bigenze neza nuko hari umugenga washaka kuntiza ugutwi kwe. Nyine ubwo na mugenzi akahita yumva uko byagenze nabaze byinshi. Bose n'abasirikare ntago ari ngombwa bavuge byinshi. Trust. Same. Wewe mwenye wenyine muntu nakwizera nanjye niwe nakwizera gusa. Byamwiritse. Brother and I are working the Toro case. Jye n'umuvandimwe wawe twari turi gukora ku kirego cyitwa Toro. It's me and Babesco. Golly, yeah. I met him at the funeral. He wanted to talk to me about something. For good reason. Look, Valley uncovered a tape of a hooker getting killed by a scumbag Joe Big. He's a capo in the Toro syndicate. He's a dark, sadistic fuck.
sasa uyu yatangiye kumubwira ati sasa ukuntu byari bimeze uwitwa Vig niwe wundi twabonye barasana n'umuryango we nawe yari ashinzwe umutekano ati Vig yari yavumbuye kasete igaragaza umugabo ari kwica indaya n'uwagurishaga indaya ariwe Pimp babandi bagurisha indaya ari kubica ndagira numva amagambo ati uwamwishe bafite sendika y'abacuruzi y'ibiyobyabwenge yari ari kumwica mwambitse amapingu hari kasete igaragaza ibyo byose kabakwereke ubwo yakurikiraga ikirebe muvandimwe akimara kubona ngo ibyari kuri iyo kasete ukuntu uyu mugabo yishe umuntu amwica nabi muvandimwe Uncle Kadi yakurikiye icyo kigabo cyari cyishe umuntu ikigabo cyishe umuntu yaragikurikiye dore ngiki cyishe umuntu ni kimwe twatangiranye filime cyica abantu nacyo cyamwishe ngakimara kubona video y'ukuntu cyishe umuntu wacuruzaga indaya nawe wamuhaga amakuru y'ibigibera ku muhanda byaramubabaje kurikira icyo kigabo kiramurasa iyo makuru bari kudaye cyamwishe Wamo? So where can I find this Joe Vig? None uwo Joe Vig namukura he? Behind me. Inyuma yanjye. Wamugizi wa nabi. Wamugizi wa nabi wishe umuvandimwe dore ngarinjira mu kabari. Uyu aramubona. Wishe umuvandimwe Joe Vig yinjira mu hano. Richard. You see that slimy fat fuck he's talking? Urabona uri ufite tatu munsi y'ugutwi? Uriya tatu nyine. That's Frankie Fine. Bamwita Frankie. He's also got a dance studio. Niwe nyiri hano, niwe nyiri bamansu ziba hano. Comes in every Monday, Thursday nights. Check on the new talent that Fine brings in. They say they're using the dancers as drug mules. Ati uyu mugabo bivuga ko azakuna muri kano kabari aje kureba Frank nyiri bano babyinnyi n'aka kabari kose aje kureba amansuzi bashyashya bano amansuzi bashyashya ngo bakoresha nka drug mules babandi nyine banyuzamo ibiyobyabwenge ugasanga umuntu yatwaye ibiyobyabwenge yabimize cyangwa se babimudodeyemo cyangwa se afite ukundi ari bubyambutse ati bano bakobwa benshi bano bagabo baza kurokirita abakobwa ari buze kujyana nyine bajye babakoresha bazengurutse ibiyobyabwenge. Dancers, singers, all of them looking for a way out. New fresh fucking face they can use. Ati bano amansuzi benshi barabifuza iteka gushaka inzira bakora hano niyo mpamvu nabo bano ba nyirakabiri bari bashaka abamansuzi bashya. Mailed the Evans by Nash Pulaski. Problem is, I think your brother hid the evidence. Uwitwaga Nash Pulaski niwe wahaga amakuru umuvandimwe nk'umuntu wari ushinzwe umutekano akamuha amakuru y'ibera ku muhanda. Niwe wari uzi byinshi. Nguyu yagize atya. Kurayo pistori. Murakaza neza muri club yacu. We have a meeting with Briggs in the morning, Valley and I. We're gonna show him the tape here. Fata imbunda rero yari muvandimwe wawe. I hope you have better luck finding what he left than I did. Ati umuvandimwe yambwiye ngo hari ibintu yasize ngo niwe wabasha kubibona we ntabwo yabasha kubibona. You watch your back, okay? Mwana wirinde ntabwo byoroshye hano. Wirinde. Katorori. Baramubwiye yirinde. Afata imbunda yari umuvandimwe yasize avuze ati hari ibyo we wabona ngiye nabasha kubona yuko umuvandimwe ajya gupfira avuze ati John mubwire ko ari cyo namusigiye dutangira filime. Gusa hano wari uri kubacunga cyane. Ari umugabo ari kureba no wishe umuvandimwe we. Kwereka muri iryo joro Mason amaze gutanga ibyo atanga avayo ku kamodoka ke. Yetahire afande wavayo. Briggs. What part of going silent tonight did you know? Urakora cyane. Niriye jambo nakubwiye ngo iri joro ugenda ucece kuryame utigeze usobanukirwa. I'm just blowing off some steam. Yeah, I guess that was it, sir. Yeah, that was it. And frankly, I'm starting to feel I'm the only motherfucker trying to solve this case. Maze kubona ko ari ngiye muginga wenyine ukeneye kuba nakimura iki kibazo. And it's something bigger than Cody's death. Bigger than either one of you. Ikibazo cy'urupfu rwa Cody cyamaze kurenga Cody kinarenga nawe ubwawe. Ngo yakira no telefone irasona. Uyu ni Branch umamagaye. Blanche. I told you this case is a nightmare. Nakubwiye ngo iki kirego ndiho ni indoto mbi. Don't you think I'd rather be at home? Ndaje mu rugo wane. Don't fucking test me, Mason. Mason winsuzuma wingerageza. Tonight. Genda nitahiye. Uyacaho umugore waramuhamagaye. Same fucking team, Briggs. Briggs rega njye nawe turi ikipe mwana dukorera hamwe w'indengayo. We're the same fucking team. Jana turi ikipe mwana. Yeah. Akiraha imodoka yaka inyuma ye. Imodoka ivayo. Imodoka arayibona. Simusatira parika hano. Acaho. Vuyemo. Jya kurayibona.
kubane box buretse kick kiri kigabo hasi hey yeah sorry sanga bari bamuteza agaca kuri no harabamurebaga kumbe ryari undi mugabo uhagaze byari asi box punch kumenyo numuhate n'umurava kugira ngo utabara ubuzima bwawe kigabo arakica nabari bamwatatse kureba umugabo yabonaga hari yaramubura umugabo yabonaga hari imbere aramubuza bese bite uvuga ngo nimba uri gukubitana ugushyira umuhate n'umurava kugira ngo urebe kutabara ubuzima bwawe iyo ugoswe abandi barabikora ubuzima bumeze cyane nyuma imodoka iramugonga umusore dore ngo baramugonga Mason imodoka icaye musigaho bwarakeye barakwereka yari muri ya nzu y'umuvandimwe yabagamo wa muvandimwe yapfuye yaje mu bitabo by'umuvandimwe w'abandi bantu batunze ibitabo nta gitabo tunze ntujye usoma icyo usoma ni icupa na rupita ntago ahantu ujya uhisha ujya uhahindura kumba umuvandimwe yari yishe ibintu arahazi yo kumuvandimwe najya gupfata yavuze ati mukuru wanjye aho mbika ibintu arahazi cyangwa se John azaho mpisha yasanze flash yako nino ashyira mu mashini yitonze ngene ukurikire kumbe ibyo yasigiwe n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody hariho video cya kigoryi cya Jovig naketse ko tuni inshuti mwana watugambani ufite amafaranga yacu turashaka amafaranga yacu tangira kumukura amenyo iyi ni ya video wa mugabo ngo yabonye Uncle Cody bituma atihangana ajya kureba ikigori cyari kishe umuntu yakibonye mukabona cya Jovig cyari kiri gukura umuntu amenyo ikigo cyitwa Jovig ngo gikorana n'umuyobozi wacyo witwa Toro ninde kuri ryinyo uyarumirwa bagabo n'abagome With all those teeth missing, you look like a fucking jack-o'-lantern. Namenyo yose yamaze gushiramo none ubu ngubu uri gusa nk'Imana y'abamotari bitewe n'amenyo ukuntu yashizemo. Consider this your first warning. Ibingo bifate nk'ari gasupo yawe ya mbere. Someone else might be on that chair that has to pay the fake. Ati undi muntu uzongera kwicara muri intebe azaba ari fake. Ni Toro. Ari kumwe na Joe. Hari undi waje arasa umuntu. Wamurashiniwe boss w'iki kigori cya Jovig yitwa Toro yarashe umuntu ariko video ntago yamufashe. Tegereza iki kigori cyasubiza inyuma rero urashe umuntu we yitwa nde boss wabangaba ngo yitwa Toro ni urashe umuntu ari kumwe n'uyu yasubije inyuma arihutisha. You really disappointed me, Ash. Katururi. Now your brother said he had evidence proving that Toro was behind the whole fucking thing. Ati umuvandimwe yari amaze kubona ibimenyetso bigaragaza ko Toro ari uri inyuma y'ibi bintu byose ari ubuhibere iyo biri kuba ariko Toro nta shusho ye bazi nta sura ye bazi. Uyarazuminga neza areba imbunda ya Toro uwo mugabo bita Toro areba imbunda y'ukuntu isa nta sura ya Toro iriho abona Toro imbunda y'ukuntu imeze ariko Toro ntago amubonye isura. Toro ninde ngo ni uri inyuma y'ibi byose abona na telefone yasizwe n'umuvandimwe we kushyira gutya telefone irasaba password asoma hakurya yanditse House of Pain presents kumubona ngewe shyiramo iyo password birakunda shyiramo right now I'm not sure I can trust sinzi ubu kubona kwizera nifite yasizwe n'umuvandimwe we. Why they haven't come to kill me. I've got the $5 million that Ash Pelosi took from Toro, all of it for negotiating when the time is right. Before he died, he gave me a key to a lockbox stashed in Mogashuea Palace, an old castle on the outskirts of town. In this situation, the only person that I trust is going to be my brother.
ndagira ngo mve amagambo umuvandimwe yasifashe amagambo avuga ati umuntu wajyaga umama amakuru bita Paul Akash yansigiye miliyoni 5 z'idolari amana urufunguzo zanizo miliyoni ziri ambwira ko ari za batoro ati batoro bari kumumagana ngo duhure tunegosiye izo miliyoni zabo nzibahe nanjye mabwira icyo nshaka ariko muri kano kanya nta muntu umwe nakwizera umuntu wenyine nakwizera n'umuvandimwe wanjye John niyo video yasize yifashe bize ngo umuvandimwe yapfuye hari miliyoni 5 afite abitse za biriya bigabo biriya birara bya toro iriya sendika yabo 5 mil miliyoni 5 kereka muri gijoro wa mumansuzi Sky ndetse na mukobwa barumani Monica bari mu nzira bagenda Joe Figara bitambika Joe, what's up? Niki Guy tonight at the club. Back table. uriya mugabo wari mu kabari umwirabura yicaye inyuma ninde He was just a customer. yari umukiriya usanzwe Sorry? weke Just a customer. yari umukiriya usanzwe bamukurira iryinyo box mugabo nta mikino ubonye igipfunsi kiba kimwivuyemo kuri Rupita nyo wambwiye Think I'm fucking stupid? ukeka ndi ikigoryi Fucking stupid to you? Asked you. kuri wowe nsanga ikigoryi nsubiza He's my ex. He came to. uriya mugabo ni umu ex wanjye umu expired twose dukundana It's the customer, huh? yari umukiriya we simumbwiye ngo yari umukiriya gusa I believe you owe the house some money that was taken off some patrons. we turabizera amafaranga menshi wagiye unafata nk'inguzanyo yari muri kabari ukora nakabo Talk to me. I don't know anything about it. njye nta kintu nzi ni ukuri Lie to me, bitch. mwimbeshya bitch uyamutera ingumi twagiye Rupita bacisheni wibarasa genda ubafati kiraciye This is gonna be fun. ibi bigiye kuryoha mwana cya Jovig Kishevale wa mupolisi n'umuryango we wose yaje ko nafite urufunguzo umuvandimwe yamusigiye amubwira ati no miliyoni 5 zabari abagabo z'amayero turi mu Burayi utagira ngo ni z'amanyamerika z'amayero mu rukerera ntiyigeze aryama urwo rukerera ruri kuza agenda asa nk'ureba ibiyezi azaga naho uyu nguyu yari yicaye yumva aruje ku muryango n'umukomando ntago aryama yumvishe ku muryango yishe inyuma y'urugi ndica igisambo waje ku muryango gatururi kingura yitonze fatano karaga umuginga we kumbe ni mwana Gave you the fucking keys, bro. mwana nawe urandangije mwana urampuye yaramuzamura What happened to you? byakugendekeye bite Oh, you know, usually I got hit by a car, I fucked up by you. imodoka yangonze nawe urampuye Man, I almost killed you. kabuze gato nkwica And everybody's trying to do that lately. nawe ngwino ku murongo n'ubundi wabashaka kunyica kari benshi se bashaka kunyica akagabo gafite amaganya ngo urakaza neza nawe ku murongo wabashaka kunyica n'ubundi abashaka kunyica ni benshi hano gafite amaganya menya bakarembeje Someone else. Yeah, fucking guy in a cowboy hat. I couldn't get his face. umuginga waje ngongesha imodoka narindi kubona amaze kurangiza bari bagiye bashaka kunyica Pretty banged up, man. Hey, you want a beer? shaka byeri waba nkoreye umuti ibaza abantu barasinzi umuntu akugeza mu gitondo yakubiswe ariko umuti ugiye kumuhana ibyeri ibirenge byawe bikuri ku meza Just like your brother. meze nk'umuvandimwe wawe menya n'umuvandimwe atarakundaga abashyira ibirenge ku meza cyase ku ntebe gatorori Oh, fuck. yeah. Payne, I think they killed Valley. ndakeka bishe Val He said we were gonna meet this morning. He never showed. Val yagomba kuza mu gitondo ariko ntabwo tugeze tubonana nawe Val wibike bamurashe n'umuryango we wose Said he was gonna bring the tape of the girl and the pimp getting killed. yagomba kutuzanira kasete yagaragaje ukuntu abantu bapfuye Same at the house. nahamagaye nimero ye mpamagara nimero y'iwabo nta muntu ugeze witaba He thinks I'm dead. Valley would have been the last one. ubu nanjye umuyobozi w'ibirabigize ibyana witwa Tora arakeka ko napfuye akeka ko ari njye wa nyuma yikeka ko ari we wenyine usigaye kuko nanjye ndasigaye ngomba kumuhiga nanjye ndahari babyukiye kuri byeri Ash Pulaski guy. banza umbwire kuri musore bita Ash Pulaski He's your brother. wa wundi wasigiye miliyoni Well, at least he was until they found him dead with a hole in his face. uwo niwe wajyaga usigira uwo niwe wajya guha amakuru umuvandimwe wawe yajyaga amakuru umuvandimwe we nuko umuvandimwe yajya gupfa video yindi twabonye yavuze ati Ash Pulaski yansigiye na miliyoni 5
Yes, enough to fry Joe Vig. Ash Pulaski yari snitch. Bega bivuze ngo yakoraga bari abagizi bana bakazana amakuru umupolisi. Abarara bita ba snitch, abapolisi bita ba informant. Babantu bazana amakuru polisi ugasanga n'umuraraza akabwira polisi buri abandi barara rero ushaka kubafata wabasanga hana. Nabazana amakuru. Ariko bigeze kubarara bita ma snitch. Snitch kandi abari umuntu ngo wafo mu baji, mu maji. Naromi. Trouble. Wanted Vig. But he was determined. You know how he was. Fuck, man. I miss him, man. Mwana muvana wenda namukumbuye tu. Kuno yari yemereye. Mwana yakoraga akazi neza. Yari umwunganizi uyu. Uyu yaramuvuga akanyuzamo akavuga ati man nari ndanamukumbuye tu. Ibyo bakoranaga amakazi. Hari igihe umuntu aba ari G yawe nyine. She love all the time. Njya kumva ijambo G naryumva nyakana n'imbaraga afite imyaka nimba ari 6 nimba ari 7 kandi mwe nkiga mu wa 3 primaire. Twarahuye yara kuri 40 ngoroka inguri G ndumirwa. Ijise ni cyo mwana ngoroka inguri G kiga mu wa 3. Birancangara uyu munsi sindamenye iryo jambo. Wait for you here? No. Kumbe no bidatinze umukobwa baje kureba. Ni umukobwa akundanaga nanone. Ngo na Uncle Cody cyangwa se yakundanaga n'umuvandimwe wa Pine. Going to ace that history test. Umva iyi test y'amateka ndaza kuyuzuza. Ndayitsinda. Hano haruhari. Jara gutya kicaraga kure y'impeta. Ni wa mugore. Bari bagakwifoto yahoze ari umugore uriya wapfuye. She looks just like you. Uriya mukobwa uri yari amurasa n'umuvandimwe w'uyu. Sharano. You know who I am, right? Uzondiwe sibyo? Yego ndakuzi. Yari umugore wa mukuru wapfuye. Harashize igihe kingana iki? Just for a short while. I loved him. Harashize igihe gito nya dushyingiranwe namukundaga. To save me, you know? Yashakaga kuntabara. But from who? Agutabara nde? Kakana. Karumuna kuriya. Hi. Wait. Hey. Wait. I know you. Nakuzi. Since you were this big. Guzura kana. Yeah, now I am. Abo narakuzi uza kazi ndimu, uza kazi nkora. Worked with Uncle Cody. Wakoranaga na Uncle Cody. You doing okay? Meze neza. Yego. Great. Buramba numiwe. Amaji. I miss him. Kana kigize ngo nakaji. Me too. Nanjye ndamukumbuye. They dragged me into their world. Told me if I don't help them recruit girls, they will destroy everything. Frank yanjanye mu isi yabarambwira ngo nizanye mbafasha gushaka abakobwa bajya mu kazi ngo bazanyica. He's the devil. Gusa witwa Toro niwe sekibi. That's what they really do. Traffic drugs. Bivuze ngo abo bakobwa washakaga babakora isosi umukobwa yahoze akorera nawe barabagize ba nabi ariko ngo bafataga abakobwa bakajya bazengurutsa ibiyobyabwenge ndetse n'abantu. He's 15, John. Gashiki kanye karumuna kanye gafite imyaka 15. Ntabwo wamenye icyo bari kugakoresha iyo nemera gukora ibyo bansabaga kujya mfata abakobwa nkabashakira nkarokirita abakobwa bagomba gukoreshwa bacuruza ibiyobyabwenge babizengurutsa. Kuki utabacitse se? Nigeze kubigerageza mbere kubacika dore icyo bankoreye. It might as well been him. Vig does the hitting, it's his thing. Ati mwese wabikoze ni Vig cyangwa ni Toro. Ati Vig ni ugukubita cyane ugwemukira ariko uba wamutegetse niwe Toro. There's a major shipment going out. Muri kano kanya hari ubwato buhambaye cyane bugiye gutwara abantu benshi abakobwa baba batwaye ibiyobyabwenge babyambutsa. Yeah. You too. Kabone karumuna kuri agafite imyaka ngo 15. Uriya mugore ngo yegereje gucika bari bamwisha n'ubwira ati gashiki kawe tuzakica nugerageza kuturwanya niwe ufasha kurokirita abakobwa. Yeah. Okay. Ready? Bivuze ngo uyu mukobwa agomba kumufasha yakundanaga n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody. Come on. I'll walk it. Vayo. Turacyari hahandi. Uyavayo. Ari kugenda. Bamwereka video. Bamwereje ku video kuri telefone. Abona wa mukobwa woze yakundana witwaga Sky w'umumansuzi. Bamufashe na mugenzi we Monica. We na Monica bafashe ibigo biri kubaniga. Abonye se. Bigo biri kubaniga.
How does it feel to watch the ones you love suffer? urumva bimeze gute kubona abantu ukunda bababara? Kigabo kiramubarira kimuha n'agatoki kigigeye sasu kirabarasa uyareba yarayibonye kirasa egisi we wa mukobwa yarabaye shawu avuye hakunino tugaruke hakunino muri ya nzu mbera byombi kumba abamansuzi nibo batorezwa. Come on, girls. Amansuzi batorezwa hano mugire bakobwa. That's it, girls. Aho. Hey, I want you to feel sexy. Mube sexy? Sexy. Turn. Sore. Aho. Winjiye. N'umujinya shawo. Vayo. N'umujinya. Ashobora bari gutorezwa muri yanzu mbera byombi ya sare mbera byombi. That's the money shot. Ayo na amafaranga ari kwikaragasha. John. What the fuck? What the fuck? John Vigari. Shumaga magambo yavuze. Who the fuck are you, Bell? Yabaye nka cya kigo ry'injya numva kivuga what the fuck mwa nimba ari icyaye. Cyaye hako gifite ubwenge kimwe kibisatsi bimeze ukuntu cyasonye gira what the fuck uretse umve. What the fuck mwa. What the fuck? What the fuck is going on? Neza rwo rwajya baryitane. Hey, okay nago. Korodoro. Ni yitwa Korodoro niko bambwiye hano. Who the fuck are you, Bell? Urinde mwana uri cyane. Joe Vig. Ndashaka Joe Vig. Nago muzi urushi. Korodoro baramukubita. I don't remember who that is. Nago umuntu muzi urushi. None uramwibutse. You know what? Urushi. Aba now. Ubu none uramwibutse se basi. Ubu none uramumenye. Ubu se byo bimeze bituri kumwibuka. Bari kumukubita uyu mugabo mwibuke Joe Vigari. I just run the club. I don't get involved in dramas. Man ngiye ibindi bintu nago nyambyinjira mu gihe cyo ngora man ni ukureba kara kabari kanje n'abamansuzi. Arashaka kwitwa Joe Vig yamubonye arasa umu egisi we. Ndetse n'undi mushuti witwa Monica. Sani kigo jyano. Kigeze hano. Wiyumvisha bazamuka. Matari yishana. Kuvayo. Iwe kick. Pusha. Se. Yo. Buretse. Nindwanyi. Hatinzamo. Yatarajya kureka rugondiye nepfusha. Hambe muriro. Ndapfuye. Mugeri. Ndapfuye. Mwana wampereje. Heza. Kura y'inyundo. Arayikaraga. Mugabo n'umugome kura y'inyundo. Joe Vig. Joe Vig niwe nshaka. Joe Vig. Akira aho yumva abandi bari kuzamuka. Nanone agaruka kwihishana. Undi wazamutse. Kuvayo. Fabrice y'imahoko. Shido hasi. Fabrice nawe ntugahubuke. Fabrice sherifu wa mahoko. Na Romeo. Please upstairs. Ari hejuru rwose rero nakubeshya ariko ari hejuru. Joe Vig ari hejuru. Kizamurayo. Fuck. Yeah. Kumbe hejuru mu gihe bari kurupima. Kubiro. Don't leave anything behind. Come on. Nimugire ikintu kimwe musiga inyuma mugire neza mupakira urwo rumugi tugende. Kumbe dore Joe Vig ni hari. Wait now. Mwana mugire tugire one. Joe Vig hari hano. Joe Vig hano. Kingura arasarasa mugenzi we. Uranda shomenye bakoranaga. Arahubutse. Yarayimutunga. No. Ayimushyiraho. So you like to hurt women, motherfucker? Kunda gukubita abagore madantuza? Be upset about Sky and Monica. Sky na Monica byarangiye. They were a blast. Bari ubugoryi buraho. Amushyiramo. Zari rupita ziraho. Tough guy, huh? Urakomeye ari? You have the balls to come in here and get me? Urumfite imbaraga za zano kumbona? Box. Push. You cops are all dead meat. Wewe n'abapolisi mwese muri nyama zapfuye. Gutera biranga. Mugeri. Uyu mugabo ngo nagajya arwana ibintu byo kurwana ngarabyanga.
ibyo kurwana ntago ajya abikora wenga arakubita gusa ngo kuko ngiyo yakubise ntabwo byitwa ko yarwanye aba yahanenye kuko we ntabwo bajya bamukubita twatangiye bitubwira terura akagoryi depoza hano kubita shawu bita Michael J. White shabundi yari ari hano mu Rwanda murabyibuka ejo bundi ari hano mu Rwanda Rocky wambabariye tukabona nakuba ushize nakohereje filime n'uyisobanura ati ntago mbonana nawe ndi busy Toma Nyiragwe ndinda agenda tutabonanye nta mwanya mba mfite n'ubu bambwira sha wanyiyemeyeho naramaze ese nkubeye yazanye ngo nakamwe gakina ongo back nanze kubiteza nabo baracyabinyurira hako bapfushe ese ngiye bamfatiraho bambone. Everything you see around here, that man forced me. Umva ibyibona byose ngo rano uyu mugabo yarabimatirije ngiye nkurikirana akabyiniro gusa. So you've seen him? Ndashaka kwitwa Toro boss wawe waramubona. From time to time, but he's always cover up that weird voice. Toro urayitwikiriye njya mubona ariko urayitwikiriye ntiwamenye isura ye. Boss wabo. Boss wabo nagwa muri sura. He only comes here for Lacey, please. Ageze aje kure witwa Lacey. That man is obsessed with her. Umuntu wenyine azi anakunda ni Lacey. Lacey kandi ni wandi wakundanaga n'umuvandimwe we. Wa undi bari kumwe ku manywa. Yaje kureba Lacey. One wenyine uzi isura. What? No. Tell him that. Ati barambwiye ngo turamuzi ntago muzi bibwira uri. Believe me, John. Yizira John. Toro, he's crazy. He thinks I'm his and I Toro yaransariye siko mukunda ariko ntago nduwe ngiye nakundaga umuvandimwe we Cody. Swear to you. Ndakurahirira. Ngiye nkunda Cody. Umuvandimwe we nkunda. Nuko ngo Toro yansariye Toro nta muntu umuzi isura. Okay, I'll help you get out from under this. Okay, ndaza kugufasha bino kubivamo. Ariko mpaka nawe umfashe menye ko Toro ninde. At 8 o'clock at Mogushwaya Palace. Umubwire dore muri Moshwaya Palace. Mungore ya Moshwaya. Big is dead. Frankie Fine is dead. Umubwire azenda mu miliyoni z'eshanu we akure kure ugende uze tujyane. Umubwire dore muri Moshwaya Palace. Now you say you loved Cody, right? Kandi wambwiye gukunda Cody umuvandimwe wanjye. And you'll do this for me. Ubinkorere basi. Wikorere n'umuvandimwe wanjye wapfuye. Fucks with me. Nunyinisha. I'm gonna send his ass home. Cyangwa se wakanyinisha agatafari ke ndakohereza mu rugo. Ibaza ariko Imana we ati umuntu nanyinisha agatafari ke ndakohereza mu rugo. Tugaruke hano. Oh, hey. Oui. I was just about to call you about Christmas dinner next week. You think you can make it? Hey, Arnold, I need your help, man. Nyine mfasha bwawe mwana. I just set up a meeting with Toro. Nateguye inama na Toro. It's impossible. Look, I came across something Toro wants. I'd like to make Nashigura n'ikintu turashaka. Back up, okay? Look, see, Arnold, I just want to give Toro what he wants and free Cody's wife. That's all I want. Ati mfite umugore Toro akunda nanjye mfite miliyoni 5 nshaka kumuha. Different things. Yegora na Toro. Lacey love and Arnold, I just need your help. Nyine mfasha bwawe. You and some of the old ADS guys to cover my 6 while I make the exchange. Ngiye kujya gura n'uwo Toro mu izo miliyoni 5 nawo mu mugore. Icyo mwe muri buze gukora no kuba muncungiye uwo Toro tukamufata. Katorori. Uyeri hano. Ari hano yaraje yagiye gusaba ubufasha. Briggs is out. Briggs yanze kudufasha turi twenyine turi babiri. Briggs yabimye abasirikare bajya kubafasha abantu bagomba kubaga bakifasha no kwirwanaho. Gaturori. Cody's dead, Payne. Team's dead. Cody yarapfuye ikipe yararangiye. Yeah, I'm down. Ubu ni nje nawe nje nditeguye. And how many of these motherfuckers do I got to kill? Yeah. Barakwereka bagiye guhurira kuri Moshwaya Palace. Ijoro. Sa ijoro. Ni babiri. Bagiye guhura n'uwitwa Toro. Mufite miliyoni 5 z'amayero. Musora za Oziri. Bari ko Toro uyu yahoze ari sniper babitubwiye ko ibya imbunda by'aba sniper biri mu kintu nka kiriya. Ntago ari gitari. Mogushwaya Palace. Mogushwaya Palace yangore ya Mogushwaya. Mogushwaya batangiye kwitubwiraho.
ancient palace with deep roots to the history of the region. ati ni ingoro yambaye ifite imizi yayo cyane cyane ku bintu byerekeranye n'amadini. Built over a hole in the ground they called the gate to hell. nanone ngo iyo ngoro yubatse hejuru y'icyobo kinini cyane, ng'icyobo kirekire kidafite igarukiro, ng'icyo cyobo bavuga ko ari icyobo cyerekeza ikuzimu kwa Satani. A hole said to be so deep that no one could see the bottom. ndetse ng'icyo cyobo ni kinini cyane nta muntu n'umwe urigera yabasha kuba yabona mu ndiba zacyo, nta muntu urabona munsi. Since then, they say animal-human hybrids were reported to have crawled out of it. hari abantu benshi bagiye bazana ibihuha cyangwa se bajyaga bavuga ngo icyo cyobo ngo hari inyamaswa n'abantu benda kumera nk'ibinyamaswa bajyaga bazamuka muri icyo cyobo. And dark-winged otherworldly creatures flew in the vicinity. abandi bakavuga ati nanone hari ibinyamaswa byaga bizamuka muri icyo cyobo biguruka bikazamuka muri icyo cyobo. If this is the gate to hell, nimba koko iri ari irembo ry'ikuzimu, ni ya magambo y'umusore Payne, it's time to slam that fucking thing shut. nicyo giye kugira ngo kiriya kigoryi nze kucyica, icyo ngicyo cyatura umuyobozi w'abagizi ba nabi, nze kumwica manuke muri icyo cyobo turebe ko ari we wagifunga byibura. Katururi barakwereka abana bahageze imbere aho bapanze gorira bari kuri Mogoswa Palace za Kurino, batangira gutega ibisasu. bo ni babiri bahageze imbere, batumije uwitwa Toru, batangira gutega ibisasu aze gusanga bamwiteguye. bimeze bite? yeah. sayijoro bagiye guhurira aho ngaho. nakubwiye bakiri aho uyu ni sniper arizaje. mbere yaje sniper yageze kare kumbuje Payne bwa cyagera. yahageze Payne You find high ground? mani jye nahageze urarinzwe ubundi kugucungira. hari icyo ubona ku butaka? hari abo yabonye baza. Payne dufite abadukurikiye mwana. abaje hari izindi modoka ebyiri zikase hirya zo kutujijisha. mbega ni agatego. yeah. Tururi bavayo. One van headed to you. Last visual on the other two. indi modoka imwe ije gusatira ariko utirengaje ko hari izindi zaciye ku ruhande. Katururi ni sniper uri kumucungira. Second possession ready? Sniper aragatsindwa ku rugamba. hari van yaje isatira hari. yeah. Okay. Got eyes on the other two players. Pulling up to you now. baba jinga bandi baparitse hirya nabo ndi kubabona. Katururi About 6 on foot on the ground. ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka. ubwo ni abantu batatu. ibirenge bitandatu ku butaka. hano baginga abakomando rero muri Amerika. ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka imbere yanjye. yeah. haruvuyemo witwikiriye. Payne ni Toro. Toro ngaho yitwikiriye, nta muntu umuzi isura, nta muntu umuzi. urabizi hano barambonye ndahinduye. arahinduye ku ruhande. Toro yaje. You wanted to deal with me? I'm right here. nimba washaka uyu mukobwa ari hano. Just like you asked. I know you're out there somewhere, hovering among the dead. ndabizi uraho ngaho umeze nk'uri kugenda mu bapfuye. Moving to the south of the palace. Copy. bano nabo natwe turi kuzenguruka ino ngoro turebe ko nta bandi bantu bazanye over.
abandi bazanye na Toro bari kuzenguruka inyuma. Very great for John Payne, who walks among the dead. Ati Payne bagiye avuga ngo uri umuntu ugenda mu bapfuye. Mbega we yica abantu akabazengurukamo. Did you know that? How'd you know that, Toro? Katorori. Coward! Kigwari! Vayo! Still no sign of him. The outer wall is clear. Wait, sir, we have something. We spotted a shooter in the northeast mezzanine. You said yet? Right. I got him painted. Say the word. Hey! You want to get out here? Take the shot. Murase! This is for his family. Reka murase. Arashe! Tararasara ibyaturikanye babagenzi bari ku ruhande. Byica umuti. Katorori. This is for Monica. Kana Monica isasu. Monica ni wa museriveri. Sasu. Hey. Katorori. Yeah. Masasu. Sniper. Arabafite neza. Basa hejuru ririya. Ndeba kuriye yo kumuna zaba sniper. Yireba nkaho ari ku manywa. Too late for running. Hey. Yeah. Sasu. Kizona bacyara ni Toro. Bosi wabo. Katorori. Sasu. Ku bagabo sniper hejuru abona neza cyane. Sniper ku rugamba bari mubi cyane monsheri ngemba mbizi. All right, Toro, let's do this. Sawa Toro reka bino tubikore. Toro nta muntu muzi sura. In the chapel. Let her go and I'll take you to it. Reka umukobwa cyo mujyane muri chapel, muri chapeli, muri wa rusengero. Mwereka amafaranga yawe ari. Now show you where it is. How do I know you're not lying about what's inside? Gute nakwizera ku bintu birimo imbere. Umugabo n'ijwi rye riba rivugira kure ryirangure na n'umuntu uzijwi rye. I got him. Ndamufite. Hey, motherfucker. Uyu nguyu ataramurasa inyuma yaturuka abandi. Uyabona abandi baje ni wa mukobwa. Kino kigabo kino gigize cyane cyatoro kiramukundira kwinaga gikunda. Reba inyuma yawe. Uyacaho. Mukobwa. Turi umukobwa ngo baramurasa. Kurasa umugizi wa nabarasa ingofero gusa. Mukobwa baramurashe. Kumbe Briggs tuzi nka Fande niwe Toro umugizi wa nabi. Uyarabyiboneye. Toro tuzi nka Fande. Uyarabibonye. Briggs. You all fucking men. Mwana abantu bawe koko. Yabashoro kuba umugabo aricaga abantu be. Wakijambo avuze ati abantu bawe koko. Nicyo kibazo. Sasu. Katorori. You got bogus on your left. Sasu. Hey. Sasu. No. Sasu. Sniper. Ntago ajya husha ubundi kirazira yahushije. Nisakirego. Nko kumva. Hey. Sasa shiramo. Briggs tuzi nka Fandi. Hey. Uyu ni ndwanyi. Sasu. Nundi munsi. Mugizi wa naba hanyuze. Uyu yarahabonye. Aramukurikira. Bucece mu gace. No. Vayo. Nk'umuntu ukora ibyaza agenda gake gake ntagahubuka. Mwari mwumva mubuka nk'ababana wapi. Mwari mwumva nsamara wapi. Sinkora ibyonzi yego. Throw the weapon in the pit. Shira imbunda yawe muri kiriya cyobo. Naga muri cya cyobo ngo kigikuzimu. Ngo bakeye ko ari inzira igikuzimu ko nta muntu uzigarukiro ryacyo. Nayikura mu ryashwe. Where's the case? Iyo case iri briefcase iri. Uretse iri mu miliyoni 5 z'amayero. Ubundi hari amafaranga atabaho aba muri filime gusa. Miliyoni 5 z'amayero bari amafaranga menshi mu nsheri. Usanga abantu tuyafite mu Rwanda ari nge n'abandi bantu batari benshi cyane. No story necessary, John. I'm done. Ko nge nago nyafite naka abantu tuyarengeje tutari benshi abayafite wenda murahari
5 million and disappear. Now hand over the case. Or you're gonna disappear. Sunikira ku iyo case. You know I already figured out it was you. How long you Uzigiye nakumenye. Musarata yabwira ati namenye ko ari we mugizi wa nabi umunsi wa mbere duhura. Tayabwira ati ndeba video nibutse umunsi wa mbere ngumana n'imbunda. 11 without old unit insignia. Nahise nibaza kubona n'imbunda umunsi wa mbere nza hano muri kino gihugu nkakubona n'imbunda idafite ikimenyetso cya unit yacu. What are you thinking? Kubona no muri video iyo mbunda imitamenye ko ari mugizi wa nabi yarabimenye. This is gonna end. John, the legend. Urakeka birangira gute? Killed in action. Yaza kuvuga ko yiciwe mu gikorwa. Sucks. Because I was damn close to. Bakavuga ko tori umugizi wa nabi yakwishe agacika nanjye no bakama mupeti bavuga ati umugizi wa nabi yanciye mu myanya y'intoki nari musatiriye nuko biri bugende ndakwishe hano ruwaje undi mugizi wa nabi katorori sayijoro bucece Looking for me? Ushaka njyewe? Oh yeah. Yego. Got you just like I did Valley. Reka nkwishe nkuko nice Valley. Valley ni yanshuti ye barashe n'umuryango we. Tangiye kubyibuka. Cyo kigaba arakizi. Ku kiriro yarakibonye cyari gihari. Ntahagaraho gusa. Kigaba arakizi. Kigaba arakizi. Cyakoranaga na Briggs. Yarakibutse. Kicenye cya Briggs. Tera! Briggs ni wetoro. Kubaga wapi? Tambaga. Kubaga zibukira. Katurere. Bose ndwanyi winera icyuma. Bose babangutse. Hano ubundi ni umuhate umurava gukanura cyane ubuzima bwawe bugume mu kibugu bw'abandi buceho. Bugoswe gato bw'abandi bugumana ukagenda. Mbega kuri iyi si nimba uri no kunyumva n'akazi kose ukora n'icyo uri gukora cyose ni ugukanura cyane ukaguma urenze. Niko gahunda bimeze. Hari ugoswe barakurangiza. She loved him. I wanted her to love me. None kucishe Kodi ati Kodi impamvu namwishe uriya mukobwa Rasi yaramukundaga kandi nari nge nari nkeneye ko nasa nkunda bivuze ngo uyu mugabo byatumye yica Kodi hari harimo no kuba wa mukobwa Rasi yarakundaga uyu mugabo Kodi wapfuye aho kugira ngo akundure bivuze ngo no byatumye toramwica urukundo rwari rubyiganjemo. What about Valley's family? Nase umuryango wa Val. They all had to die because of your Where is your case ntago nyigwereza. Pawns, John. Bano hanze rowe n'umwicanyi Mason buretse bose bafite umuhate n'umurava baranabangutse buretse Being a pawn in somebody else's game, decided to run one of my own. Now save me the trouble of wiping the blood off that and throw me the fucking case. Sunikira hano iyo case hano murava tumuhate kugira ngo urabe ko ubuzima bwawe buguma mu kibugu bw'abandi bugaceho. Buretse murava kuraje ibikubara buretse ndaguma mu kibuga ucaho ndakigwamo kiki kuya bimeze no guhangana byaba ngombwa ukanashotorana nta mipfusho gahunda y'umunsi imeze icyo ni ikinyarwanda numva n'abana b'iminsi ngo gupfusha ibintu byaye ngo ngendi G. I know what's gonna happen. Nzi ibintu bigiye kuba bigiye kundasa bize kurangira turwanye aramurasa umusore bamushyizemo undi se kare kose yabuzwaga n'iki kumurasa yaramurashe fata ikofi apfuye nta ngaru hanyuma umugabo menya ari umuzimu we noneho turaza kurwana n'ubundi tu amurasa mu kaguru umugabo ajya hasi mu mugongo aramuhuhura aretse tukirira inote ko tuba twaravunitse hanyuma uyu mugabo umenya ari umuzimu we ndaza gutuma wishyura Monica ibyo yakoreye Monica na Sky his family and Cody n'umuryango wabo ndetse na Cody urabyishyurira aramurasa wapi menya ari kurasa amashaza nibyo wagomba gusuzuma your ammo amasasu yawe ammunition iyo bahinnye bavuga ammo ariko na amasasu ni nka bullets wa munsi uyu mugabo ashyiramo combination muri safe cyangwa se imibare y'ibanga muri safe y'umugabo yarabibonye araza mushyiramo amasasu ameze nk'amashaza ku buryo urasa umuntu ukamurasa amashaza ariko bikavuga nkaho umurashe yamushyiriyemo amashaza wari uri kundasa amashaza rero tugiye gukomana
abizi katurwane nyine bose ni abagabo ni abasore abizi n'ubundi bibiri ivuga ko umugabo azarya yiyushya kuya nari ngiye kuyatwara niyushya kuya yarangiye kuvuguruza Imana bajya mu ngumi niyuha kuya kike bimeze bite bose bose ari abakomando kigabo ni gisore kibuka muri Expendables n'izindi filime nyinshi nashaka kukubwira kubw'umutekano wanjye ivi hasi barasingana buretse bari kurwanira miliyoni 5 z'amayero n'amafaranga atabaho niyo amafaranga aba muri filime gusa mwe mubona hasi terura deposan kanagira wapi box kick kivuna we tera wapi tera umugeri parika muri Muvezari Toma Nyiragwe bamwita Michael J. White baramuzi nkuko banzino kiramuyora cyo ni igipagasi ntago kirwana nk'abanyamujyi kirayoro kirwana nk'igituruka mu nzara z'umujyi ntukarwane nk'abanyacyaro bagira barya kigabo kiramuniga box kirwana nk'abanyacyaro bakora garinci ku mutwe w'umugabo kigabo giterana garinci ubundi wo muri football y'umugabo yizanye muretse Toma nyira mugeri mwe muri wa mwobo ugikuzimu umugabo yamanutse atyo mu mwobo ngo ugikuzimu uyu mugabo ni indwanyi baramuzi ubu n'ubwa mbere arwanye ubundi ntajya arwana yarabyiyemeje warakubita gusa ntago arwana kurwana ngo ni imico mibi we ngarakubita umugabo ariyemera jawe sigaye hano gusa nanone yongeye ababajwe nuko umuntu ushinzwe umutekano nk'uyu ari we wakabaye yihishe inyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibi bibabaje kuba usanga uwagakebuye abantu barakwereka hashize ibyumweru hakunino wari uhari ni ahantu kumbe dore wa mugore Lesi I'll be with you in a minute. Munota umwe ndaje ngo userive yaje kumwakira. What can I get you? Naguha iki? Hello, Dina. Ko umugore yisirinde zina ni Lesi? Smith. Not to be mistaken with the other Adina who works on the night shift. Ntunyitiranye n'abandi bakoraga shift ya nijoro. Yeah. My doctor says it's a good therapy. Muganga aramwe gukora mu kazi nk'aka ngaka mpura n'abantu ni ibintu byiza byamfasha gukira. Interacting. Hihuza n'abantu tukisanisha. You mentioned a doctor. What happened to you? Byakugendekeye bite? An accident. Nawe n'impanuka kumbuye umukobwa baramurashe aribagirwa ntagazi ko disi bamurashe. Wari kuvuga ngo yakoze impanuka y'imodoka. Giving out all my information like that. Sounds like a very smart man. He was. But he left me a gift. Umugabo wanjye nubwo yapfuye yansigiye impano. Kumbe kumva umugabo yasize ateye inda ka Lesi kagakobwa. Yasize agateye inda umuvandimwe we. Muvandimwe yankuko yasize ateye inda kano gakobwa. What can I get you? None se tuguha iki? Have coffee. Mufite agakawa se basi? Oh, Dina, may I borrow your pen? Waniza kuri iyo karamu yawe? John? Enda John. I'll be right back with your coffee. Ndahita ngaruka. Lacey. Oh, Lacey. Everything is going to be just fine. Ibintu byose biraza kumera sawa.
I'll be right back to take your order. Ndaje ngaruke mfate order yawe cyangwa se commande yawe. Yazanye ka briefcase ndetse yicara hano. Turacyari mu burasirazuba bw'Uburayi. Yarageze gutya asiga kaga kese ke yari yazanye igasize hano. Mana kungako nawe gakenyerereho nyine gakenyerereho ye gakenyere barakansigiye ngo akenyere aza kwicara hano katurure. If you ever find yourself passing through New York, look me up. Nimuramuka mubashe kuba mwagera muri New York muzanyureho. House of Pain. Muzaze kubaza yitwa House of Pain yabasigiye amayero n'amadolari. Cody's. Until then. Mu gihe mutaraza New York yari John. Cody would have wanted that, bro. Uyaje gora n'uyu. Now it's done. Byose ndabirangije. Yarishimye. Amusigiye amafaranga ibintu byose. Yabonye n'ifoto. So you're gonna stick around? Ese uraza kugumina? You? Nah, man, I'm looking forward to the peace and quiet of my own bar. Mwana ngiye kujya mu kabari kanye nshaka ibintu by'amahoro niturize nta kindi. Yeah, for sure. Harya ngo kari niyo ko yego nzajya nywa byeri z'ubuntu tu. What? Peace and quiet, huh? Well, I heard you redecorated the bar with a couple of goons before you came out here. Barambwiye ngo mbere yo kuzinangwara ibirara bibiri byaje mu kabari kawe urabitimbura. I know. What I heard was you beat one with his own gun. The other you threw through a window because you were going to change that shit. Barambwiye ngo umwe yabanje kumwambura imbunda ngo duramukubita umunyeza mu idirishya bitewe nuko ashaka guhindura idirishya. Before you kicked their ass. Ikintu cya nakunzemo nuko wabanje kubabwira kuri bakubita mbere yo kubakubita. Abantu bakunda gukabya amano uyu mugabo urigera mbwa abantu bakunda gukabya kubera ko bakunze kuvuga cyangwa bakunze kwizera ibintu bitabaho. Peace and quiet my ass. Mani amahoro no gutuza na gatafari kanjye nago mbikeneye. Ciao. So ADS they asked me to take over Briggs. Can you believe that shit? Je bamamagaye barambwira ngo nze gusimbura Briggs abari ngiye boririya unit Briggs yarayoboye. Briggs ni wa undi toro wayoboraga nabi. Bahise amagarura musenga barujye kubayobora. Nanone nakubwiye rero ko ibisanzwe kimomo kibahana. Abamuzi ni bamugereranya, abamumenye ntibamushidikanyaho. Ibyo gusobanura ababimparire kuko ndasobanutse. Ciao ciao.